ikibazo abantu benshi usanga bibaza ndetse nanjye nibaza turibaza ngo ese ihohoterwa ni iki? Iyo umuntu avuze ngo nakorewe ihohoterwa cyangwa ibintu biba ihohoterwa byagenze gute? Muragabana mukaringaniza kawe nubwo mwamutarasezeranye. Bivuge ngo nk'ubu ngubu iyo umusezeranye ivangamutungo iyo mutandukanye muragabana, ariko ubu ngubu nubwo mwamutarasezeranye akakwirukana kuko atazi nyine iby'amato y'itegeko riteganya, iryo tegeko ntaryo azi, umva ntago yagukanga ngo arakwirukanye nta kintu ujyana. Kandi kukwirukana kuri uko kwirukana no kugabana ntago bibangamira uburenganzira bw'abana mwabyaye. Mushaka gusezerana umunsi icyo mwahisemo cyangwa se ya regime mwahisemo, ariko igihe kikagera mukayihindura. Bivuze ngo rero niba mwasezerana iryo vangamutungo, ejo bundi ushobora kubona yitwaye nabi yabisesaguye ukajya gusaba urukiko ko musesa amasezerano, nuko yasesa rero ari amasezerano, mukagena mukasesa mugahitamo andi mugomba guhitamo ajyanye n'uburyo buzatuma mwubaka umuryango mutabangamiranye. Muraho neza, ni Mubwire TV nk'ibisanzwe, tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, turabakiriye. Waba uri mushyashya aribwo uje kubana natwe kuri iyi channel ukibaza ngo se ngo ni mubwire iki? Nyuma yo kureba neza tugasanga abantu benshi nta cyizere bakigira mu buzima kubera amagambo mabi bagiye babwirwa, twahisemo kuzana umuyoboro channel ivuga ibintu byiza, kwibutsa abantu ko twababwira ibintu byiza. Muri twe harimo amagambo meza, aho haba havuye amabi habasha no kuva meza. Nta kindi rero tubwira abantu, mubwire ko ari mwiza, mubwire ko umushimira, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko ari indashyikirwa. Erega urebye neza ugatekereza buri ntambwe yose ugezeho hari ukuboko kuba kwiri inyuma, hari umuntu wagufashije kuhagera. Ibyo dukora byose mu buzima nkunda kubabwira ngo buri munsi tuba dukeneye abantu. Mu kubakenera rero tubakeneye bishimye, tubakeneye banezerewe, tubakeneye tubabwira amagambo meza, kuko ibyo umuntu yakiriye nibyo abasha gutanga. Tubahaye ikaze rero, mugubwe neza, mwishimire icano, nta kibi muzahumva, ntacyo rwose, ni byiza tugambiriye kuvuga. Nawe gira ubwira cyiza, nawe gira ushimira, mubwire ibyiza kihari, mubwire ko yakoze, mubwire ko ukuboko yagufashe hari aho kwakugejeje. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu munsi ntago ndi njyenyine, nabazaniye umutumirwa. Uwo mutumirwa ni umushoti wanjye, ni umupapa w'inshuti yanjye cyane dukundana. Namuzanye rero kugira ngo nawe atubwire bimwe mu byiza yibitsemo yabwira abantu. Tugwaye ikaze. Murakoze. Sylvia arakoze kuntumira. Ndabanza kwibwira. Amazina nitwa Kayumba, ndi umukristo, nkunda Yesu, mfite umuryango, mfite umugore n'abana babiri, ariko nararibonye ibintu byinshi bitandukanye ariko byiza. Naje rero nanjye kugira ngo tuganire ibintu byiza, dusane umuryango nyarwanda mu buryo butandukanye. Turi kumwe kandi tuzaza kujyana ibihe byiza. Murakoze cyane. Murakoze, turamushimiye cyane Kayumba. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye ko tubamamariza. Murambabwira ngo abantu mushaka kudodesha, ushaka kudodesha amarido, ushaka kudodesha imyenda isanzwe, ushaka kudodesha imyenda ya civile, icyo waba ushaka kudodesha cyose, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, aho uri hose, Grace arakudodera neza kandi umwenda ukakugereraho igihe. Nta handi rero mwamusanga mu isoko rya Nyarugenge muri F1. Hanyuma nimero ye ni 0788509573. Aho ngaho niho mwasanga Grace. Hanyuma abashaka kwambara neza, imyenda myiza, abantu benshi mukunda kumbwira ngo nambara neza, mukunda imyambarire yanjye, amakanzu meza, nta handi mwabisanga, ni muri Chic, ni kwa Nunu akorera winjire ku muryango wa Access Bank. Iyo uhinjiriye umuryango ukurikiye Access neza, mubona n'imyenda iri hanze ni ya Nunu. Aho ngaho rero niho wajya akakwambika neza, amapantaro y'abakobwa, amajipo, amakote, imyenda yose myiza. Nimero ya Nunu ni 0788707835. Hamagara Nunu cyangwa umwandikire kuri WhatsApp umubaze icyo ushaka kumubaza, imyenda myiza arayiguha. Hanyuma rero abashaka kugura imodoka nziza zijyanye n'igihe, ama hybrid, ntahandi mwabikura ni kwa Fabiola. Nawe mwamuhamagara mukamubaza, mwamwandikira no kuri WhatsApp akabasobanurira. Nimero ye ni 078898
137. Abo bantu bose mbabwiye, abashaka kudodesha, abashaka imyenda ya caguwa, abashaka imodoka, byose mwabibona kandi ku giciro cyiza. Hanyuma rero abashaka ibishyimbo nabwe nta handi mwabikura, ngiye mbagezaho iby'imirire ni kwa Sylvie. Curuza ibishyimbo, waba urangura, waba ushaka bikeya, byose nanjye turavugana nkabikugezaho kandi ku giciro cyiza. Murakoze cyane. N'abandi bantu mwese mushaka ko tubamamariza mu kiganiro cyacu, turahari ku bwanyu. Hamwe namwe twagera kure. Mbere rero yuko dutangira ikiganiro cyacu, tugiye gutangira ikiganiro, reka tubanze dusenge, dushimire Imana, hanyuma duhite twakira umutumirwa wacu tuganire. Turagushimiye Kristo, tugushimiye ko uri mwiza, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe, izina rye nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe iyi minsi yose itambutse. Kristo we wabaye mu ruhande rwacu, ntacyo tugushinja, twabonye ukuboko kwawe, twabonye ineza yawe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kayumba ntabwo twari duherukanye, ariko tugushimiye ko twese twarenzwe n'ukuboko kwawe, twongeye guhura twese turi amahoro. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Tukweretse ikiganiro tugiye kugirana, turakwinginze Kristo, nicyo ku muryango, kuvuga ku muryango, turasenze kugira ngo ari wowe wubaka umuryango. Muri iki gihe Satani hagurukiye umuryango, turasenze kugira ngo imbaraga zose z'umwijima zahaguruka kunaniza umuryango, zahaguruka gutesha abantu kwizera Imana no kuguma mu muryango wabo. Izo zose Kristo uzineshe, uzirukanire kure, abantu bongere baryoherwe no kuba mu muryango wabo. Turasenze ngo iki kiganiro kizagere kure kandi ntabari twebwe Kristo, uze wiyoborere, Mwuka wera w'Imana azadufashe. Hanyuma abantu benshi kizakore ku mitima yabo, ndetse bazahinduke babone ineza yawe. Urakoze kuri kumwe natwe, ni wowe ugiye kuyobora, ntabari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turabishimye byose kuko ubikoze nk'uko ubishaka, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Turabashimiye, murakoze. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Kayumba ntabwo rero yababwiye ko ari umwavoka, ntabwo yabibabwiye. Ni muri urwo rwego rero tugiye kuganira, twibaza ngo hari ibintu byinshi twibaza nk'abakristo, hari ibintu byinshi twibaza mu muryango. Ikibazo abantu benshi usanga bibaza, ndetse nanjye nibaza, turibaza ngo ese ihohoterwa ni iki? Iyo umuntu avuze ngo nakorewe ihohoterwa cyangwa ibintu biba ihohoterwa, byagenze gute? Tugwaye ikaze ngo udusobanurire, turusheho kugenda tumenya uko ihohoterwa rimeze. Arakoze Sylvie. Ubundi mu buzima busanzwe, mu byo duhura nabyo byose mu buzima bwa buri munsi, ahantu hari abantu ntabwo habura ihohoterwa. Kuko akenshi buriya umuntu muri rusange, hari abantu benshi bashimishwa n'uko abandi bantu bababaye, hari n'abandi bantu bashimishwa n'uko abandi bishimye, ariko muri rusange kamere muntu usanga yiganjemo kubabaza cyane, kubabazanya, kubabaza abandi bantu. Ihohoterwa rero ryasobanurwa mu buryo bwinshi butandukanye. Ni ikintu kirekire, ariko nibura hari amagambo cyangwa se icyo twafata gito twavuga ko ihohoterwa kugira ngo ribashe kumvikana amagambo makeya. Mu magambo make, ihohoterwa ni igihe umuntu ashobora gukorera undi, ikintu umuntu ashobora gukorera undi gishingiye ku mubiri, kibabaza umubiri, kibabaza imitekerereze ye, cyangwa se kikaba cyakora ku mutungo aba afite. Icyo rero ibyo bintu byose iyo bihuye ugahita ubyapurika ku kiremwa muntu, icyo gihe uba umuhohoteye. Kuko urumva, niba umuntu uje ukamubwira nabi, ukamubwira ibintu bitameze neza, atarashaka kumva, atarakeneye kumva, icyo gihe ukabimubwira, ukaza umubwira nabi, umumenasa, umukanga, umubwira ibintu bitameze neza atari yiteguye kumva, icyo gihe bikora ku mitekerereze ye. Rero ni imitekerereze y'ihungabanye, icyo gihe uba umuhohoteye. Icya kabiri, ushobora kuba umuntu ugiye yifitiye umutungo we, ugakoresha uburyo bw'uburiganya, ugakoresha uburyo bwo kugambana, ugakoresha uburyo bw'imbaraga se kugira ngo umukureho umutungo yari yifitiye, yahawe n'umuryango cyangwa se yaguze, yabonye mu buryo butandukanye, ariko witwa ko ari uwe. Icyo gihe ukabikoresha kugira ngo umwambure, ugakoresha amayeri runaka kugira ngo umwambure umutungo we. Icyo gihe nabwo ni ihohoterwa. Ikindi, ushobora kumuhohotera witwaje imbaraga ufite, icyo uri cyo, cyangwa se ukumva ko
umurenze kugira ngo ukoreshe imbaraga ufite kubera ko nta kintu yagukoraho nta hantu yajya gukurega kugira ngo umuhemukire mu buryo butandukanye icyo gihe nabwo witwaje icyo uri cyo nabwo umuhohoteye kubera ko nta nawe azajya gukurega igihe cyose rero uhungabanyije umuntu yitwa ko ari umunyantege nke we wita umunyembaraga icyo gihe nabwo umuhohoteye bivuze ngo rero igihe cyose umuntu ari umunyembaraga nkeya ukitwaza ko umunyembaraga nyinshi ukamukorera ikintu atabasha kwigobotora icyo gihe nabwo biri mu buryo bw'ihohoterwa so ihohoterwa rero riba mu buryo butandukanye umukoresha ashobora guhohotera uwo mwashakanye yaguhohotera uwo mukorana yaguhohotera ahantu hose hatuzengurutse ihohoterwa niryo rihazengurutse murakoze cyane murakoze cyane abantu benshi wasanga bameze nkanjye batatekerezaga ngo babashe gusobanukirwa ngo ese ihohoterwa ni iki ese riba ryagenze gute ahubwo aho ngaho misengera ikibazo nibaza hari abantu benshi cyane turi nko mu muryango wa gikristo usanga bubatse ingo ugasanga wenda umugore arakora umugabo ntakora cyangwa umugabo niwe ukora umugore ntakora noneho kuko akora ugasanga aza mu rugo avuye mu kazi nyine amubwiye nk'amagambo atari meza nta kintu muba mushoboye nta kintu nibi uwo mwana nagwa ni njyewe uba uri kumuvuza buri munsi amagambo atari meza mbese amwereka ko ntacyo ashoboye ntacyo yinjiza mu rugo kandi urugero wenda ashobora kuba yaramukuye mu kazi umugabo cyangwa umugore umugabo ahanini nibo usanga babwira nk'abagore ati banza biri mu rugo tubanze turere umwana yigire ruguru mu gihe rero umwana wenda yigiye haruguru umwana amaze kujya nk'imyaka ingaka batoya ariko guma mu rugo burera umwana nzabatunga wenda ngenda akora nzabasha gutunga urugo neza n'umwana nta kibazo umugore akabaho ariko buri munsi amagambo atari meza ntacyo muba mushoboye ntacyo ukora ese ubu ngubu ibi byagenze gute ese nk'urugero nkunda kubona wenda abantu bajya wenda bashatse nko kwiyambaza amategeko cyangwa wenda itegeko ribarengera nkibaza wenda rikarengera umuntu ugaragaza nk'igikomere wenda bakubise nkibaze se ayo magambo mabi umuntu akubwira yo guhora guca intege yo guhora gucyurira ibyo nabyo biri mu bwoko bw'ihohoterwa ese ibyo nabyo nk'umuntu uhura nabyo aba afite ingingo yamurengera arakoze Sylvie ibyo nabyo rero twabifata ko byaba nko mwihohoterwamo ukuntu ariko akenshi itegeko ibyo ngibyo ribyita inkeke kugoza ku nkeke ngo igihe umuntu aza akubwira amagambo mabi akubwira ngo nta kintu ushoboye ubundi ngo mwamwiriye mukora iki ibyo ngibyo ni inkeke nuko hari igihe amagambo y'ikinyarwanda aba agenda yenda gusa ariko ibyo ni inkeke warumvarije ngo ese ngo hari ukuntu itegeko ngo rirengere uwo muntu yego kuko hari itegeko rirwanya akarengane ku gitsina cyangwa se ni gender based violence rishingiye ku gitsina iryo tegeko rirabirwanya ariko kandi nanone nubwo waruvuze ngo ese ngo umuntu ngo yabigaragaza gute ko nta bimenyetso bigaragara bifatika mu by'ukuri buriya umuntu uba ku nkeke umuntu ubwirwa nabi rimwe na rimwe ugiye no mu rugo iwe ukagenda ukamuganiriza cyangwa ukareba imibereho abayeho igihe umugabo yamusize mu rugo ukagenda ukajya kumuganiriza ari wenyine umugabo adahari ushaka kumenya ko uwo muntu atabayeho neza kabone nubwo yaba afite ibimutunga byinshi ubona urugo rwuzuye ibintu ariko iyo uri umuntu uri gushaka ibimenyetso uri gushakisha uburyo uwo muryango ubayeho uwo muntu ushobora kugenda ukaganira nawe wabona ko uwo muntu atabayeho neza so rero ntago wabona uburyo wagaragaza ngo umuntu yambwiye nabi ahubwo wowe ushakisha uburyo bwose uwo muntu wenda uwo mugabo yaje agutonganya ugashakisha abantu nibura babasha kubyumva ariko hari n'igihe ashobora gukorana ubwenge nakagutukamo no mu cyuma ntagire umuntu byumva abenshi barabikora ariko mu by'ukuri buriya urabizi iyo ushaka kugira ngo ugaragaze usabe kurenganurwa cyangwa usabe kugira ngo ubutabera bukugereho urabizi ko mu butabera ni ibimenyetso igihe udafite ibimenyetso rero byo kugaragaza ko umuntu aguhoza ku nkeke
numva biragoye kugira ngo bigaragaze mu by'ukuri ushakisha ikintu kigaragaza cyazagaragaza ko umuntu mu by'ukuri agoza ku nkeke nakutangariza ko igihe udafite ikintu kigaragaza ko umugabo wagoza ku nkeke cyangwa umugore wagoza ku nkeke warindira ukazategereza nibura ukaba ufite ibintu ukashaka ibimenyetso ukaba ufite abatangabuhamya se abana bawe bashobora gutangira ubuhamya ubuhamya bw'umwana buremewe abaturanyi bashobora gutangira ubuhamya umukozi wawe yabugutangira ariko igihe nta kintu ufite ugaragaza nta biragoye kugira ngo usabe ko uwo muntu ugaragaze ko umuntu agoza ku nkeke. Murakoze cyane murakoze ntago icyo tugambiriye ari ukujya mu mategeko ntago icyo tugambiriye ari ukubwira abantu ngo bajye kurega naho ya icyo tugambiriye no kubaka umuryango kandi muzima wishimye. Birashoboka ko wakwishima birashoboka ko wakoraga ibintu utazi ko bibangamye. Nkunda kuvuga ngo akugira ngo ubwire umuntu ijambo ribi burya wamukubita inkoni irakira usibye ko nabyo ntabibakangurira ariko igikomere kirakira ariko ijambo ribi nshuti y'Imana ntago umuntu abyibagirwa. Mushobora guseka ariko akajya avuga ati turi guseka ariko se uyu munsi urambwira ngo nakoze ejo se wambwiye ko ntagira ubwenge urambwira ngo byagenze neza uyu munsi se wambwiye ko nta kintu maze muri uyu muryango. Mugerageze kugira ngo umuryango wishime twubake umuryango muzima tubwire abantu ibintu byiza. Uri umugabo bwira umugore wawe ibintu byiza kandi ikibabaje ushaka kutabimubwira ugasanga urabibwira abandi ariko mubwire ko ari mwiza mubwire ko umushimira. Rega ntago umuntu ahorana intege nke ibyo byamunaniye ariko afite ibindi ashoboye. Niyo yaba yirirwa mu rugo nshuti z'Imana yirirwa mu rugo nta kintu akora ariko kurerera umwana ntabwo ora kwa muganga kubera imirire mibi. Ibyo byose rero ni ibintu byatwubakamo icyizere cyo kubwira abantu ibyiza. Mubwira ibyiza muvane mu bwigunge yikwirirwana umutima ubabaye niho hava za ndwara zidakira. Eko hanyuma rero ikindi kibazo abantu benshi narabwiye mbabwira umuntu tuzaganira ndavuga ati mfite umushuti wanjye kandi ni umukristo ikindi ni umunyamategeko aza amategeko. Ese ni kimwifuza ko namubaza ni kimwifuza ko namubariza. Umuntu umwe arambwiye ati rero uzambarize ngewe mfite ikibazo kimeze gutya. Ni umukobwa yakoze ubukwe ashaka umugabo hanyuma bamaze kubana asanga umugabo afite ubushobozi bukeya nawe yarakoraga. Umugore nawe azana umutungo we awushyira hamwe n'umugabo barakora batera imbere. Hanyuma rero mu gutera imbere urumva umugore nawe yari afite ibyo azanye n'umugabo afite bike ariko hamwe no gushyira hamwe umuryango wagiye waguka business ziraguka bagura amazu bagura imodoka ibintu nyine birushaho kugenda neza. Ariko bamaze kugira uko batera imbere niko umugabo yagiye arushaho guhinduka umugabo arushaho kugenda aba mubi agera baramubwira ati rero ubu ntago bigishobotse kuba muri izi business ahubwo wowe jya mu rugo uhore mu rugo kurikirana imirimo yo mu rugo. Nta kintu umugore akora abana ni bakuru se uvuga ngo wenda mujyanye mu rugo ngo arera abana byandi abandi bavuga ngo jye kwita ku bana ahubwo ni mu rwego rwo kugira gute rwo kumuhungisha business. Umugore ubu nta kindi kintu afite akora kuko imbaraga ze zose yari razishyize muri business. Rero yarambwiye ngo uzambarize umunyamategeko ngo ese nanjye ubwo hari itegeko ryandengera ese ibi bintu nabyitwaramo gute. Turi kumwe rero wamusubiza wamugira inama uko yabyitwaramo. Yakoze ibyo nabyo nkuko natangiye mbisobanura bimeze nyine nk'ihohoterwa. Iryo ni ihohoterwa rishingiye ku mutungo. Yego urumva umugabo we arimo aramuhohotera ashingiye ku mutungo bashakanye. Urumva ibyo bintu biragutse iryo hohoterwa riragutse. Iryo hohoterwa rirakora ku mutungo yaruhiye iryo hohoterwa rigakora ku mitekerereze ye yibaza uburyo umuntu yaruhiye ibintu undi agashaka kubimutwara ku buryo bw'amaherere yumva ko asuzuguwe yumva ko nta gaciro afite. Yewe iyo ari muhira aba bitekerezaho cyane uburyo umugabo we yamukuye mu mutungo ari aho ari mu rugo ari aho ari mu masafuriya araryamye gusa nta kintu akora. Urumva ahora atekereza ibintu adafitiye igisubizo. Nkuko arumbaza rero ngo amategeko aramurengera rwose kuko buri itegeko rega mbere yuko abashinga amategeko bakora amategeko uhita usanga kenshi hari igihe bashobora kuba n'umwuka w'Imana yari kuriho kandi uhita usanga ibintu abashinga amategeko baba barakoze usanga mu by'ukuri ubaye wabikurikirana waba n'umurokore mwiza kuko usanga nyine bikura abantu mu kaga biprotectinga wikapate
mu yandi magambo ntagiye kure iyo umwe mu bashakanye abangamiwe akabangamirwa uburyo ubwo aribwo bwose ariko mu buryo afite ibimenyetso aregera urukiko rukabafasha urukiko ruragufasha rwose niba abona iyo mitungo nta nyungu akifiteho abona atagifiteho access atakiyikoraho ntayafiteho wenda tureke no kuvuga ngo turi n'abakristo cyane ko tutanabireka kuba abakristo ariko niba ubona se mu muryango bitameze neza ukabona umugabo arimo aragushyira kure y'imitungo mwashakanye ukabona arimo araguteza no kutazabona ijuru kubera gutekereza ubuzima bw'uyu munsi n'ubw'ejo hazaza nta kintu uri kubona icyo gihe warimbuka kubera ko ntago roho yawe iba iri connected n'umwuka w'Imana bivuze ngo rero uko nari mbivuze igihe cyose yumva abangamiwe ashobora kuregera urukiko rukamufasha kugira ngo bisobanuke uti yaruregera ashingiye kuki yaruregera ashingiye kuri ibyo watangiye umbwira ko bashakanye imitungo cyane ko biranagaragara kuko nk'abaturanyi bazi ko yabaga ari mu iduka ariko ukabona ukwezi kurashize amezi 2-5 aba mu rugo umugabo niwe uba mu iduka rimwe na rimwe bashobora kugira ngo nibo babihisemo ariko mu by'ukuri iyo uri ushishoje ushobora gusanga wa mugore abayeho na nabi ugasanga nta kiyitaho ugasanga nta cyambara neza ugasanga niba ajyaga muri salo ntajya muri salo nyine ukabona ntabwo agikora ako gafaranga bitandukanye n'uko mbere yakora ako gafaranga icyo gihe ushobora kuregera urukiko rukaza bagakora value cyangwa se rugategeka abantu bagakora value y'agaciro k'imitungo mufite bakaba bayibagabanya kugira ngo umuntu yongere agire uburenganzira ku mutungo kurumva mbere yuko bashakana ibyo bintu barasezeranye barabishatse barasezerana babibamo ariko kuba batakibirimo urumva umwe asa nkaho yagiye hirya y'umutungo rero niba ashaka uzamubwire niba ashaka kurenganurwa bisaba ko agaragaza ibintu bifatika by'uburyo atakigira access ku mutungo kuko nabwo agiye akavuga ngo sinyigera ku mutungo umugabo ashobora kuvuga ngo ntacyo namwimye hari mu rugo ari mu bana ndimo ndahigira umuryango ndimo ndashakira ibitunga umuryango rero bimusaba ko azagaragaza ko ibyo bintu by'ukuri nta burenganzira kibifiteho rero kuba barabishakanye byonyine kuba barabanye biterwa n'icyo basezeranye bwa buryo butatu bwo gusezerana ko bashakanye ashobora kuba tutazi icyo basezeranye ugasanga basezeranye nk'ivanguramutungo cyangwa se ivangamutungo mu hantu twebwe tukabyinjiramo tutazi ikintu basezeranye ariko niba barasezeranye oya basezeranye kuvanga umutungo niba barasezeranye kuvanga umutungo akaba atakiwufiteho uburenganzira yaregera urukiko yitwaje ibimenyetso bakaza bakabibagabanya kugira ngo nawe yabasha guhembuka agire access ku mutungo wabo ukiri aho rero ngeze akabazo k'amatsiko ese ashobora kuregera urukiko rukaza rukabafasha ariko atari mu rwego rwo gutandukana icyo ninjye ukibajije wenda ntibagere ku rwego rwo gutandukana buri muntu wese bakamugereza bakamwereka ukuri cyangwa ingingo imurengera cyangwa iyo bigeze mu rukiko biba bigeze aho bagomba biyemeje mbese kuvuga ngo ni separation urakoze ntabwo igihe cyose uregeye urukiko kugira ngo urenganurwe ibintu bimere neza mu muryango cyangwa se urenganurwe ntabwo biba bishingiye gutandukana gusa mbere y'uko urubanza rubaho habaho no kubahuza habaho n'ubuhuza habaho icyo bita mediation ashobora kuba mediation habaho icyo bita inama ntego ya rubanza mbere y'uko rero urwo bajya mu iyo nama ntego ya rubanza hari ibindi biba byarabayeho mu muryango bakabanza bakabicisha mu miryango hari n'igihe baza guca mu nzego z'ibanze no mu nshuti se no mu muryango icyo gihe cyose urukiko rubanza kwireba ko izo process cyangwa izo procedures zananiranye bazikurikiranye zikananirana iyo rero urukiko rusanze byose barabikoze bikananirana urwo rurategeka koko ruba rushaka kugira ngo rurenganure umuntu urengana urukiko rushobora gutegeka ruti wowe wa mugabo dutegetse ko kanaka mugabo wa kanaka yemera niba bafite nk'amaduka abiri cyangwa bafite ibintu runaka turamusaba ko kubera ko umugabo we abangamiwe umugore abangamiwe turasaba ko azajya akorera muri iriya duka n'umugore agakorera muri iriya duka mu buryo bwo kumukuraho kumva ko nta kintu arimo gukora atagomba kuba mu rugo nta kintu arimo gukora we afite inzara n'inyota byo gukora rukabyanzura gutyo amahoro agahinda
bakomeje kubikora gutyo ashobora kuregera gutandukana kubera ko yabyanze nyine inzira y'ubushuti bayanze cyangwa se amicable settlement bayanze. Urakoze cyane. Urakoze cyane, turi kugenda dusobanukirwa, ngende kugenda byumva n'abadukurikiye nzi neza ko muzabyumva neza, muzagenda muryoherwa. Ntago wamugana ikihutirwa nkuko turi abakristo. Uwo mugabo musengere, umuganirize, utumire inshuti zimuganirize, ababyeyi banyu, pare marene babagira inama. Ariko ubundi ngiyewe nkange imitekerereze yanjye mba mbona bitari ngombwa ko bigeraho ngaho. Mwagakwiye kuganira. Ese umugore nimba yifuza gukora ko nawe ari ugushyira mu rugo, ko nta handi agambiriye kujyana atari ugusesagura, umugabo wateze umugore amatwi, nawe mugore wateze umugabo wawe amatwi, mukaganira mukarushaho kugira umuryango wishimye. Nkumva ndi kwibaza nk'uwo mugore wirirwa mu rugo n'umubabaro, yirirwa aryamye anatekereza, Kayu ari kwibuka yuko yari afite ubushobozi, nawe yari afite imbaraga. Wenda amafaranga abatekereza atayambere nari mfite, nanjye unagakwiye kuba ngeze kure, ariko arabizanye, muravanze, mumaze kugera kure, ayo mamodoka, amazu ku ruhande. Mujye mwibuka ko ibyo bintu iyo muba muri abakristo biba byaravuye ku mavi. Umuntu aba yarasenze kugira ngo rega ibigeraho ngaho. Sese yanasenga kubera umubabaro hari, simbizi nimba Imana yamuhana kanabijyana, ariko nukuri nibumvikane. Umugabo twizere ko iki kiganiro wenda kizamugeraho cyangwa n'abandi bazamugira inama. Nimba uzi n'umugabo umeze gutya, mugira inama, yite ku mugore we, yite ku muryango we, areke kubabaza umuntu. Nuko ngende kubyumva. Hanyuma ikindi kibazo ngomba kubaza umunyamategeko w'inshuti yanjye. Umuntu yarambwiye ati ndi mu rugo amaze imyaka 15, yarabyaye afite abana muri urwo rugo, ariko ntabwo yigeze asezerana n'umugabo we. Hanyuma rero nawe yari afite imirimo, ariko umugabo yamukuye mu kazi aramubwira ati icara mu rugo urera abana. We rwose nta kintu bimutwaye, kuko ubwo nyine ko yamwicaje mbese nta kindi yakora. Ibyo byo byaranze, ntashobora kumwemera ko ashaka n'akandi kazi, kandi amaze iyo myaka yose. Ariko aribaza ati se njyewe utarasezeranye, ufite aba bana bangana gutya muri urugo, hari ikintu itegeko rimvugaho, hari ikintu ryandengera? Ese ejo bihindutse uyu mugabo akambwira ati pembeni sohoka muri uru rugo, byagenda gute? Naruvamo gutyo gusa yatwara abana be? Ese najyana abana gusa singira ikintu mbona mu muryango? Njyewe itegeko rimvugaho iki, cyangwa mfite nanjye ingingo yandengera? Nyamategeko dufashe. Sylvie arakoze, azi no kubaza. Barabaza cyane. Mu by'ukuri ibyo yaramaze kumbwira byahozeho mu muryango nyarwanda kuva kera, igihe uburinganire bwari butaraba applicable mu gihugu cyacu. Byabagaho cyane ko umugabo yabaga abana n'umugabo we bakabana imyaka runaka, hejuru y'imyaka 10-15 gutyo. Hari n'ababaga babanaga munsi yayo, ariko igihe kikagera yamuhaga akamwirukana. Rimwe akajyana akanagukanga akakubwira ati ngiye ukomeje kwigira gutyo nakwirukana, umenye ko utanasezeranye. Akaba yakwirukana ukagenda. Icyo gihe ntabwo itegeko ryabirebagaho, niyo wajyaga kurega babaga bameze nyine babikoreshaga uburyo bw'uburobo ukuntu. Nyine icyo gihe ntabwo byabaga flexible kugira ngo wenda habeho kureba ese uyu muntu ko amaze imyaka aragenda gutya. Icyo gihe waragendaga uko waje. Rimwe na rimwe abantu banakubwiraga ngo jyana ngo ari indaya ye, genda nta kintu uzabona muri uru rugo, akagenda uko nguko. Ariko Imana ishimwe cyane ko yarebye akarengane k'abagore cyangwa se k'igitsina gore, ibicisha no muri government, ibicisha ku bashinga amategeko, ibicisha nyine ku bantu bumva agaciro k'ikiremwa muntu. Bavugurura itegeko rirengera umugore cyangwa se rirengera umuntu wahohotewe uwo ari we wese. Rega icyo bivuze bishobora no kuba no ku mugabo. Umugore ashobora kukwirukana avuga ati igihe nagiye sinigeze nsezerana nawe, yakwirukana cyane. Rero ibi tugiye kuvuga ntago bireba umugore gusa, bivuze ngo itegeko rwose rirabiteganya cyane ko uwo muntu utandukanye na mugenzi we batarasezeranye akagenda, aricyo ryamuvuzeho.
iyo turebye ku ngingo ya 39 yo mu itegeko rirwanya akarengane cyangwa se rirwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ingingo ya 39 irabivuga neza cyane, irabisobanura neza cyane, nimubona umwanya muzayisoma. Ivuga ko igihe cyose waba umaranye n'uwo mwashakanye, mwarabyaranye cyangwa mutanabyaranye, igihe cyose mutandukanye ariko hari ibimenyetso bihari cyangwa se abantu babizi ko mwabanaga nk'umugabo n'umugore, itegeko riteganya ko kabone n'ubwo mwatandukana wari ufite abagore benshi, cyangwa se tuvuge mugatandukana wowe mugore wari ufite abagabo benshi, urabanza ukagenda mukagabana ibyo mwari mufitanye. None n'uwo mugabo mugiye gutandukana nawe yakwirukana, nawe ukaza mukagabana ibyo mwari mufitanye byose, mukagabana 50-50 nk'uko muri ya community property bajyaga bayisezerana cyangwa se bayisezerana n'ubu ngubu, muragabana mukaringaniza kawe n'ubwo mwaba mutarasezeranye. Bivuge ngo nk'ubu ngubu iyo umusezeranye ivangamutungo, iyo mutandukanye muragabana, ariko ubu ngubu n'ubwo mwaba mutarasezeranye akakwirukana kuko atazi nyine iby'amategeko itegeko riteganya, iryo tegeko ntaryo azi, umva ntago yagukanga ngo arakwirukanye nta kintu ujyana. Kandi kukwirukana kuri uko kwirukana no kugabana ntago bibangamira uburenganzira bw'abana mwabyaye, ntago babangamira, nabo bakomeza kugira bwa burenganzira abana bagomba kugira ku babyeyi bombi bababyaye. Rero umubwira ashira impumu igihe cyose bazatandukana nubwo batasezeranye, nta efe negative izabaho, bazagabana kandi baringaniza. Barakoze cyane. Mbega ibintu byiza. Uzi ko abantu benshi bicwa no kutabimenya, abantu benshi bakorerwa iryo hohoterwa, cyane cyane abantu batagize amahirwe yo gusezerana. Kumva umuntu anyine aramuhohotera akajya amubwira ati se wandegahe, na mu gitondo we wasohoka akava muri uru gukomongana, kuko azi ko mbese nta ngingo imurengera, kwa kundi nyine tuba tutazi n'amategeko, ntabizi. Yaribazaga ati so njyewe ejo n'ejobundi, impamvu abitekereza ahora bikangishwa ati umva wagenda, abana bamaze gukura ntibayoberwa se, akavuga ati nta nyine ubwo nagenda nkafonda ubuhe buzima. Urumva rero ko kwiga n'ibyandi mvuga ngo ni uguhozaho hamwe n'Imana, tugenda turushaho gusobanukirwa ndetse bikagenda bigenda neza. Ariko icyo twifuza nubwo twaje gusa ngo dusobanurirwe amategeko, turusheho n'umuryango kandi wa Gikristo hamwe n'Imana no gusenga no kuganira, bizagenda neza. Ntihabeho ibyo bintu, ahubwo birushaho kugenda neza, abantu baryoherwe, n'abatarasezeranye basezerane, bavuga ati tugomba gutandukana Kristaje. Nicyo twifuza, nicyo tugambiriye. Hari undi muntu rero wambwiye ati se uzambarize umunyamategeko, kuko nababwiye nti ni umunyamategeko ariko ni umukristo. Aho niho biba bitandukaniye. Arambwira tuzambarize nk'umuntu w'umukristo nawe ugiye gushinga urugo rwa Gikristo. Ese ibintu byo gusezerana abitekereza gute, by'ivangamutungo cyangwa by'ivanguramutungo bagasezerana muhahano nk'abantu b'abakristo? Hari igihe abantu bumva umukristo cyangwa n'umuntu usanzwe. Ndibuka kera hari igihe nigeze kujya mu bukwe, kera bikiza, twagiye muri civile, bageze gusezerana rwose baravuga ngo twebwe tugiye kwa kundi igitifu ababaza, twe turasezerana muhahano, ivangamutungo muhahano. Nari nkiri umwana ariko ndibuka ko abantu bo bari barabiganiriyeho iyo couple, nta kibazo yari ifite, ariko abantu bari bahari cyane cyane famille wagize ngo ni igikuba nyine gicitse, barasohoka baragenda barivovota ngo ibintu byakozwe, ariko ukabona abageni nta kibazo bafite kuko barabiganiriye nibyo bahisemo. Nyuma nyine ahantu muri reception bicaye kumva bakomeje ngo ntiruzaramo ngo ibintu ngo ubwo se ngo kwera iki ngo n'ubusambu ngo ninda nini. Rero n'abakristo barabyibaza, kabase ivangamutungo cyangwa gusezerana muhahano ndi umukristo, ntari igikuba gicitse ni icyaha ku mukristo? Ese ku mategeko? Mbese impande zombi udukorereho turusheho gusobanukirwa. Serivye cyose cyane akomeye. Tugisubize nk'umukristo, ubundi tugisubize nk'umwavoka. Ikibazo kirakomeye, ariko hari tari rimwe tujya tugira mu mategeko
dukunda gukoresha iyo wumvisha ibintu nyine bibaye debate ukuntu ugahita bavuga ngo it depends ariko reka atari byo nshingiraho cyane ariko icyo wahitamo cyose it depends kubera ko burya niba tureka mbere ko turi abakristo urumva ikintu cyose ibintu dutozwa mu gikristo ni ukuba umwe ni ugukundana ni ukuba umubiri umwe ni ugukundana nk'uko Kristo yakunze itorero ni ukugandukirana ni ukubahana mbese urumva muri byose igikristo kidutoza kumva ko udatandukana na mugenzi wawe muri umuntu umwe muri umubiri umwe muri itorero muri umubiri wa Kristo urumva byose harimo ikintu kimwe hariho na community zimwe ziya zitoza abantu kuba umuntu umwe rimwe na rimwe akabatoza no kwitaba moja nyine babigisha kuba umuntu umwe mu by'ukuri rero mu bintu bisanzwe mu buzima busanzwe bwa buri munsi nta muntu utashimishwa no kumva ko abantu bari umwe uriyo muri umwe nyine muba muri umwe nta busambo buba bugomba kubamo rero usanga uretse iby'iki gihe byo kuvuga ngo ni uburenganzira ngo umuntu afite uburenganzira bwe ariko nk'umukristo numva ngiye gushaka n'umugore wanjye niba narasogonye nkumva ko Kristo agira neza numva rwose ngiye n'umugore wanjye dukwiye gusezerana ivangamutungo kubera ko nibwo uba umweretse ko muri kumwe umwizeye nibwo umweretse ko umwizeye nibwo umweretse ko mugiye kuba umubiri umwe ese ubwo ni gute wasezerana ivanguramutungo uri umukristo warangiza ukaza ubeshya ngo nicyo gituma ngo umugabo azasiga se na nyina ngo akabana ngo n'umugore we ngo bakaba umubiri umwe siko mu Befeso bavuga neza ko wambwira ngo niba uri umukristo ngo musezerane ivanguramutungo cyangwa ivangamutungo mu mahano ubwo umuntu muba muri guhurira hehe mu by'ukuri ngiye numva shingiye ko turi abakristo singiye kubitegeka abantu ariko mu mitekerereze yanjye numva n'uwo muntu mugiye kuba umwe aba yaravuye iwabo nawe waravuye iwanyu nawe mugahurira ahantu mu nzu ahantu mutigeze mugatekereza ngo reka tujye hariya harya ubwo hantu wagenda mutangira ibintu bya separation ukamwira ngo muragana hehe ibyo ni ku buryo mu rwego rwa gikristo numva ngiye nk'umukristo nuko mbitekereza ariko mu buryo bw'amategeko byo ni ibindi kuko narindi kubivuga it depends bivuze ngo buri ikintu cyose umuntu yahitamo aba ari uburenganzira aba yabitekerejeho ko watangiye ubivuga ikindi kandi ntabwo bivuze ko ari byo bya nyuma it's not definitive ashobora gusezerana uyu munsi ivanguramutungo cyangwa se bagasezerana ivangamutungo muhahano ariko itegeko riteganya ko mushobora guhindura na regime rirabiteganya mushobora kuyihindura uno munsi mushobora kuba mwasezeranye ivangamutungo rusange cyangwa se risesuye umva mwabona rimwe na rimwe ukabona uwo mwashakanye arimo arasesagura cyane umunebwe byo ntabwo wabimurenganyiriza kuko uba ufite inshingano zo kuzatunga urugo kuko uyu munsi urashobora kuba ushoboye gukora ejo undi akaba adashoboye ejo udashoboye nawe akaba ashoboye uno munsi ushobora kubona ngo ni umunebwe ariko wenda akaba umunebwe kubera ko ataramenya igihugu arwana icyo arwana nacyo ariko nyamara kubera isi yamwigishije nyamara agaca akenge ejo ukabona ubwo aradivanshira nagucitse wananakora cyane kukurusha so ntabwo rero wahora umuntu ngo ni umunebwe ntabwo dufite igipimo gipima igihe azatangira gukora ako kazi so nari mvuze ngo mushobora gusezerana umunsi icyo mwahisemo cyangwa se regime mwahisemo ariko igihe kikagera mukayihindura bivuze ngo rero niba mwasezerana iryo vangamutungo ejo bundi ushobora kubona yitwaye nabi yabisesaguye ukajya gusaba urukiko ko musesa amasezerano ni ukuyasesa rero ariya ni amasezerano mukagenda mukasesa mugahitamo andi mugomba guhitamo ajyanye n'uburyo buzatuma mwubaka umuryango mutabangamiranye sinzi niba ngo mbishubije neza ngiye ndumva ari neza nushaka kugira ikintu njye barambwira ariko nuko mbyumva ngiye ndumva ari neza abadukurikiye bakose hano ni mu rugo ibindi bazashaka ko tubaza ibyo bazarushaho kudasobanukirwa tuzongera tubitegure twongere turasate abantu bo kuri mubwire bakeneye kumva amategeko bakeneye kumva ingingo zibarengera njyewe rero ndumva nibyo nari mfite abantu bambwiye ko babaza
bakeneye gusobanukirwa ku ngingo zibarengera. N'ubutaha tuzagaruka dukomeze kugera, ariko mbere yuko dusoza ntabwo twagenda dusogongeje ngo turirimbire kuko uri umuramyi. Tubanze twumve twinjire mu bundi bwiza. Arakoze Sylvie, ibi byose dukora cyangwa se ibyo tuvuga dushize amanga tubikesha ko twamenye Kristo. Ikindi kandi hari indirimbo twayaga tugira tukiririmbana na Sylvie tukiri abana ngo Imana ngo nta kindi yaturemeye kuyihimbaza. Ariko hamwe n'iyi televiziyo mubwire reka tuvuge tuvuga ko Yesu agira neza. Nta wundi wabikoze, ni Yesu wabikoze. Ntabwo tuzi uko abigenza, ntabwo tuzi uko abikora, gusa icyo tuzi cyo nuko yategetse birakomera, biratungana. Katuririmba indirimbo ivuga ngo niyo umuhango ari yanjye, niyo ndi muririmbyi, ntazandeke ko ngiye kumuririmbira indirimbo, ahubwo azishima ko ngiye kumupromotinga. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Tujyane Sylvie, sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora, hari ukuntu ubikora, iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu ubikora, iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana. Ibi ni akagaruka. Uduhaye kamwe? Uduhaye karimbo kamwe? Shaka utundi? Kamwe kandi. Agandi kandi. Sylvie. Amen. Sibyo? Nibyo. Biraryoshye cyane. Ibi ni akagaruka. Turakunda. Urakoze cyane. Arakoze cyane umutumirwa wacu uyu munsi, nukuri Imana imuha umugisha cyane. Imana ikomeze imwagure, Imana ikomeze imushyigikire. Turabashimiye cyane namwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, mukomeje kuza kudushyigikira, mukora subscribe, mukora share kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera
kure turabashimiye kandi ni ukuri turabibona inkunga yanyu turayishimiye cyane. Hanyuma rero umutumirwa wacu uyu munsi nawe turamushimiye, nakagaruka hano ni mu rugo, ni umushuti wanjye, igihe cyose abantu bo kuri Mubwire bazavuga ngo turamukeneye ndamuvugira, ndizera ko ari ready kugaruka. Kristo aguhe umugisha kandi nimumukunda mubyandike mubimubwire azagaruke. Hanyuma rero ariko nzabaha nimero yawe, abantu bashaka umunyamategeko, abantu mushaka umuntu ubunganira, abantu mufite ikibazo mwumva mukeneye gusobanukirwa, ndahari kugira ngo mbahuze n'umunyamategeko mwiza uzanabagira inama w'umukristo, ibintu bikarushaho kugenda neza. Murakoze cyane, umunsi mwiza.